Hey guys, ndabasuje mumeze bite? Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi nje gukora ibintu bidasanzwe. Ndi kuvuga buhoro, ngiye gukorera umuhungu wanjye wo mu rugo pranka, turebe amarangamutima ye, turebe mbese yakitwara ate ibi bintu biramutse bimubayeho. Ngiye kumushinja. Hariho murabizi abantu bagira umujinya kubi cyangwa se sinzi, reka turebe reaction ari bugire ngo imeze gute. Mana we shuti yanjye, ndumva mfite ubwoba gukora iyi pranka. Ni pranka agiye gukora. Ahangaha nashyizemo iki? Nashyizemo umuceri. Reka nze mukorere pranka turebe ukuntu ari bwitware. Mutsengere kuko ibi bintu murabizi ko ntabimenyereye, ntabwo usanzwe nkina amapranka, nibwo bwa mbere ngiye kubikora. Ntabwo azi ikintu kigiye kuba pe, kuko yari ari mu mirimo ye yo mu rugo nyine yo hanze. Ubwo rero Mana yanjye we ntabwo yabibona pe, ntabwo yabibona. Kamuhamagare turebe, kanicare nk'umuntu uri mukuri, guys. Janvier ese ntabwo uba wumva? Wino hano igira hino nyine bite byawe. Wari uri hehe sijye nahamagaye? Iyo uri hanze se ntabwo uba wumva? Aki ntabwo ari imvura nyinshi ku buryo byatuma utumva. Ni bari mu gikoni birumvikana. None se sinabikubwiye ngo ngiye kugutuma? Igira hino ahangaha. None ko nabikubwiye ko ngiye kugutuma, ibi ngibi ni ibiki mbonyemo hano? Ninjiye mu cyumba cy'ibintu isanga ni envelope. Ibintu rebamo ibyo ni ibiki birimo? None se uyu muceri wageze muri envelope ute ko nta muceri tuba dufite muri envelope? Ninde wundi turi kumwe hano Janvier? Ninde wundi turi kumwe hano ku buryo umuceri ugera muri envelope ukatinya ukavuga ngo ntabyo? Reka nkubwire Janvier, maze igihe mbona ibintu bishira vuba ahangaha simenye impamvu. None warangiza ukambwira ngo ntabwo uzi impamvu umuceri uri muri envelope. None ninde wawushyizemo? None hano undi muntu turi kumwe hano ko papa cyangwa yagiye mu kazi, ninde wundi waba wawushyizemo? Maze igihe mbona ibintu bishira vuba wasanga wari ugiye kubigurisha kuko wumvishe ko ngiye kugutuma. Ubu ntabwo mufatanye igihanga? None Mana yanjye ntuvuge ngo ntabwo ari we wawushyizemo. Njyewe ngizemo mbyiboneye. None se ni njye wawushyizemo? Asanga ari wowe ukaba mu izina rya Yesu. Wumvishe ko ngiye kugutuma ahubwo ntabwo ari bwo bwa mbere ubu ngubu usanzwe uwugurisha. Ngira umuntu ahubwo wari ugiye kugurisha. Ushyiramo se nkawushyira hariya mu gikoni cyangwa nakujya kuwurisha. Ntuneshe umutwe. Bwira umuntu warushyiriye uno muceri. Nta n'ubwo ari njye nawushyizemo. None ninde wawushyizemo? Asanga ari wowe ukaba wabyo. Ariko se noneho nijye ugiye kubishinga. Ese ko nta wundi turi kumwe? Wanze no kwemera icyaha ngo ugisabire imbabazi. Ntabyemera se atari njye nawushyizemo.
reka ndi umufunganya umutwe none nkaba mukwiye hara mu gikoni ari nde wawushizemo umva reka nkubwire ndakubwira nifate ibintu byawe ugendere wanze kwemera icyaha utabibwira naba nawushyizemo njye naba nawushyizemo narangiza nkakubwira nibagirwa iki abantu mutazi no guca bugufi gira gute genda ufate ibyawe ugende none se ngubabarire wanze kwemera icyaha none ngo nishaka ngubabarire okay niba utabikoze genda ufate ibyawe ugende kuko nta guca bugufi ufite mva nashyira umvugana nawe ariko noneho ndumi nzibagiwe ntabiko none se reka twe kuvugana ibintu byinshi kuko iki ni igihanga ndafata na papa cyomoro muhamagare mbimwereke kuko ntabwo wigesheshemo sibyo hano genda ufata ibyawe none se nimba wabikoraga simbimenye ubu nkaba mbibonye none urajya tubigenze gutesha ngibi wanze kwemera icyaha cyawe sohoka wanze kubyemera unsaba imbabazi neza nimba warugiye kugurisha unasaba imbabazi ngo ubabarire mugere rukibitsimbarayeho mbona sibyo ndi kubona nta no guca bugufi genda ifatira imyenda yawe ngende sinongere kuvugana nawe yewe kukubeshyira mfitemo isihe nyungu ngangende igendere igende sibyo hari amafaranga nkurimo ngo nkwishyure none dupfa iki nimba utemeye icyaha cyawe si umuntu namubabarira koko nshingiye ku kigo wowe uri kumva imbabazi naguha nabacingiye wanze kwemera ikintu njyewe ndaha ngaha ngaha mva imbere sha use naba nawushyizemo nkabishyira hariya none urajya byerite genda wasanga niba wari ugiye kuyikoresha ukawushyiramo ukaba wabyiragira ariko ntabwo ari byo mukoresha iki se mukoresha iki niba ugiye kuyikoresha nk'ikintu yefata ibyo ni ukuri mbabarira ntabwo ari njye gusize genda ariko mbabarira ariko ni nacyo ntabwo ari njye gusize none nibyo wawushyizemo si njye nawe turi hano muri iyi nzu ntabwo nzi umuntu wawushyize ubwo nanjye ntabwo mbizi noneho wishyize ntabwo wishyizemo ariko ntabwo ari njye wawushyizemo genda mva imbere sha ni ukuri mbabarira asupfukamiye mu biki umupfukamiye usaba imbabazi noneho akanakumira ntabwo ariwe wakize uno muceri mo hano ni ukuri kw'Imana ugatinyuka kandi umuceri ngiye kuwibonera iruhande uri kububona ariko ntabwo ari njye nawushyizemo okay genda nagiye hariya ngura umuceri ndakubwiye genda ufate ibintu byawe nta nubwo ari byo kujyana none wari ugiye kujyana ikiguhaha se nyine wari uyishyizemo kugira ushyire mu bindi wari ugiye kujya none ni ukuri ntabwo ari njye nawe mani mbijije icyuya wa musore we umva ndakubwiye ngo genda ni ukuri mbabarira ndabona watsimbaye mubabarire reka wapfukamye yari pranka janti yari pranka dore na kamera hanze nayihishe hariya mu nguni ntabwo wari ubizi ariko mana yanjye mbega umuhungu utava ku izima
Mbese ubu ngubu wazambeshyira n'ikindi gihe. Nkubeshyera si cyo yagaruka jagaruka. Reka nitahire wazambeshyira. Ngo nazamubeshyera n'ikindi gihe guys. Reka twigize neza. Ngarure kamera. Sibyo? Guys, reka noneho twegere kamera. Gendeye ngo nari mubeshyeye kuko mubwishije ukuri, ariko mwabonye amarangamutima ye mutubwire kuntu muyabonye, mwandike hasi muri komenti. Janvier ni ukubera iki wari ufashe uyu mwanzuro kandi wari wanze kugenda mbere ndimo nkubwira iby'umuceri. Wari wanze kugenda ariko wumvishe ko yari planka narindi kugukorera, uhitamo kuba wagira gute, kuba washaka kwigendera. Wari ubitewe n'iki? Nakunda umuntu uminisha gutya. Ngo ntakunda umuntu umukinisha guys. Ariko se wenda ni nk'urugero nk'umuntu akubeshyeye kuriya, wenda ubizi kutabikoze, kubera iki utaca bugufi ngo basi wemere icyaha kugira ngo bakubabarire? Ntabwo nakwemera ikintu natakoze neza. Ndumva nawe ufunze mu mutwe. Ngo ntiyakemera. Njye nari nzi ko burya iyo umuntu akubeshya akakubeshyera cyane, ushobora kugira gute kwemera icyaha kugira ngo ubone za mbabazi washakaga. Ariko rero ntabwo ariko Janvier ameze we. Ese niki wabwira abantu badukurikiranye none ahangaha kuri Fofo TV show? Ikintu nababwira ni ukudakora ibintu by'abantu bagukoresha. Ego. Mbese wababwira nimba ari abakozi ntibagakorakore ku bintu by'abakoresha babo, nimba ari byo babasigiye bajye babibungabunga neza kugira ngo bigende dute, kugira ngo nyine batazabiba bakabamerera nabi nko kuri abarundi. Nari kumereye nabi se? Sinavugaga neza nitonze. Ntabwo wajyaga witonda kuri ntabwo nitondaga. Wabonaga mbese ibintu by'akazi. Nabonaga uri seriye. Reka rero tugushimiye Janvier, urakoze kuza kumfasha muri no planka n'ubwo utari ubizi. Njye najya ndebe amarangamutima yawe, mbese amarangamutima yawe wayagaragaza gute. Urakoze rero, reka dusezere n'abari badukurikiranye. Gira hino basezere. Guys, bye, ciao ciao. Reka tuzasubire mu zindi video.